hanyuma se niba Imana yaragufashije ukabugeza aho ugeze nta mugabane waso ushingiyeho nta mugabane w'umubyeyi wawe uhereyeho kucyumva kuri ya mwana adashobora kuzabaho with or without uwo mugabane reka mbabwire ni mwitsi imitima wumve ko umwana kuba yaravutse ni impanuka ku mwana w'umuntu niko tubyita ni nayo mpamvu bitunanira kubyakira ariko reka mbabwire ngo ku mwana nta mpanuka yabaye Imana yemeye ko avuka kubera impamvu ahari yemeye ko avuka kugira ngo azakubere umunzane Jore ko yajya agaragaza ko ari umukristo cyane ko yagaragazaga yuko rwose akiranuka ko yagaragazaga ko yihangana ko yagaragazaga Imana ikantambika uwo mwana kugira ngo ipime kwizera kwanjye uko kungana ipime kwihangana kwanjye uko kungana ese mwari muzi ko nta kintu kibaho Imana itashyigikiye ko kibaho Turabashuje mwese bakunzi bacu Yesu ashimwe Kristo Yesu akuzwe shalom shalom muraho muri amahoro n'undi munsi data yongeye kutugenera kugira ngo tunezererwemo n'undi munsi yaduheyemo umugisha w'ubuzima turabimushimiye cyane aho muri hose rero turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana tubifurije kugubwa neza ariko nanone turavuga ngo wowe ushobora kuba urwaye wowe ushobora kuba uri mu bibazo wowe ushobora kuba urimo wirukanwa mu nzu wowe ushobora kuba waraye gusa cyangwa wabwiriwe wowe ushobora kuba uri mu kaga gatandukanye ni ukuri nawe ntabwo twavuga ngo turakwirengagiza ahubwo turavuga ngo data arashoboye uyu munsi ushobora kurarurira ariko ejo impundu zikavuga rero icy'ingenzi ni ukudacika intege mu buzima tugahora twizeye yuko uyu mwami twizeye ashoboye byose kandi nawe utaramumenya umumenye kuko ari byose muri byose reka rero duhamagare izina ry'Imana duhamagara Imana kugira ngo ibane natwe muri kiganiro tugiye kuganira ko niyo yonyine burya dushoboza twe nk'abana b'abantu ntacyo twashobora data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro tugushimiye umunsi wundi watugeneye tugushimiye impano y'ubuzima tugushimiye impano y'amahoro tugushimiye impano y'agakiza tugushimiye kugira neza kwawe kutarondoreka kuri twebwe n'abacu izina ryawe rishyirwe hejuru tukunezerewe cyane ko dushoboje umunsi kuba hano imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe turakwinyize Mana ishobora byose kugira ngo ubane natwe aba ari wowe udukoresha ntaba ari jye ugaragara ntaba ari jye wumvikana mwami ibihe byose mpora nkubwira ngo ntabwo jye ntacyo nshoboye sinzi kuvuga ntacyo nashobora ntagufite niyo mpamvu nkwinginze mwana kugira ngo abe ari wowe uvugana n'ubwoko bwawe abe ari wowe ugaragara wowe muri jye uganze imbere n'inyuma kugira ngo wowe wateganirije ubutumwa abwakire ikiraro nyaguhora ku ngoma wateganije reka ubutumwa bugiceho kandi gikomere ntikinyeganyege cyangwa ngo kigwe nuko abo wabiteganirije yaba umwe yaba ijana yaba igihumbi ni ukuri bose bazabwakire kubera kuri Imana ishobora byose kandi ikorera mu gihe cyayo icyo ni kuzoba ibyawe mu izina rya Yesu amen rero turabashimira ibihe byose ko muhorana natwe muhora hafi yacu turashimira ko muhora muri inshuti zacu za hafi mutugira inama mututera inkunga z'uburyo bwose yo ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwebwe mwese mwiyiziho inkunga iyo ari yo yose mwamaze kudutera inkunga y'amasengesho inkunga y'ibitekerezo inkunga y'amafaranga inkunga iyo ari yo yose yuzuye umaze gutanga ni ukuri data aguha umugisha turabazirikana byose nta na kimwe dushobora kwirengagiza cyangwa kwibagirwa kuko ni ukuri ni ibintu by'ingenzi muradushyigikira uyu murimo tukawukora twumva tutavunitse uyu munsi rero n'undi munsi uyu munsi ikiganiro cya none gifite n'insanganyamatsiko uyu munsi ndagira ngo tuganire twihuse ku kintu cyitwa divorce cyangwa ubutane ubutane ni ikintu tudakwiye kurambirwa kuvugaho kuko ni ikintu gikomeje kwiyongera uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge ku butane buterwa n'umwana wavutse hanze y'isezerano divorce iterwa nuko
rije kumenyekana ko umwe mu bashakanye yabyaye umwana hanze, yaba mbere y'isezerano yaba nyuma y'isezerano. Uyu munsi ndagira ngo abe aricyo kiganiro tuganira. Ibyo bintu birahari, ndibaza ko atari agashya, ndibaza ko tubiziranyeho yuko hari ubwo usanga hari abantu bashakanye akaba atarigeze mugenzi we amumenyesha ko hari umwana yabyaye hanze, ejo mugenzi we yabimenya kikaba ikibazo, yaba umugore yaba umugabo kikaba ikibazo. Umwe muri bo akavuga ati numva nta mpamvu yo kubana nawe, kandi iki gihe cyose tumaranye, yenda maranye imyaka 2, yenda maranye amezi 5, yenda maranye imyaka 10 cyangwa 20, nibwo uje kubimenya yuko mugenzi wawe afite umwana, yaba ari umugore yaba ari umugabo, ukagira icyo ukabona birasohoye ngo mugenzi wanjye afite umwana. Ese wabyifatamo gute? Hari uwo ngo wavutse hanze y'isezerano ariko akanavuka mbere yuko munasezerana, mbere yuko munabana. Reka tunarebe kuwa ushoboye kuba yavutse aho hagati turi kumwe. Umugabo n'umugore murashakanye, mwari abakobwa n'abahungu beza, mwariyubahishije, mwahesheje Imana icyubahiro, mwahesheje ababyeyi banyu ishema, mwihesheje agaciro. Bigize bityo rero bisanze ko hagati aho ngaho hari umwe muri mwebwe ucitswe, arasohotse, agarutse azanye umwana utari uwa mugenzi we. Ese icyo gihe mugore wabyitwara mute? Ese icyo gihe mugabo wabyitwara mute? Muri kumwe cyangwa watembereye, uragarutse usanze umugore yabyaye undi mwana. Watembereye mugabo, aho wagiye bije kumenyekana yuko wabyaye uyu mwana. Ese wowe byabayeho gutyo uzabyitwara mute? Wowe wabyaye hanze ukaza kuzabimenya, uzifata uti? Ese wowe baciye inyuma bikaba ngombwa ko uje kumenya ko umwana yavutse hanze y'isezerano, wowe ubyifashe mute? Icyo nicyo kiganiro ngira ngo uyu munsi tuganireho. Rero jewe navugaga ngo ndatangira mbaha pole abo byaba byarabayeho, ndabakomeza cyane, mbabwira ngo Imana ibakomeze cyane. Icyo ni ikintu kitoroshye habe namba, ni ikintu kitoroshye, gikubita umutima kikawushengabaza, gikubita ibitekerezo bigashenguka, gikubita emotions, gikubita amarangamutima y'umuntu, gikubita umuntu wese akajegera. Ni ikintu kitoroshye, ari wa wundi ndetse wabikoze, ari ndetse na wa wundi wabikorewe. Ubwo ndavuga wowe baciye inyuma, nawe waciye inyuma mugenzi wawe. Mwese ndabona ko ari ikintu kitoroshye, kuko ntabwo wagiye wifuza kujya kubyara umwana hanze. Uyu nawe ntabwo yigeze amenya ibyabaye, biramutunguye, yarabimenye. Ni ikintu kitoroshye ku mutima we kugira ngo acyakire. Nawe ubwo wabyaye umwana hanze, nzi ko ari ikintu kitoroshye kugira ngo ucyakire, ariko birabaye. Tubigenze gute? Ese kubera ko yabyaye hanze, cyangwa nawe we wasigaye mu rugo Imana yarinze ugakomeza ukihangana ntube wamuca inyuma, bivuze ngo ubwo tayari tuvuge ngo ibintu birahindutse, uyu muntu nta mpamvu yo kongera kubana nawe, turusenye? Murumva ari cyo gisubizo? Ni ikibazo mbafitiye. Murumva igisubizo ari uko twavuga ngo birananiranye, nta mpamvu yo gukomeza kubana n'uno muntu, reka dutane? Murumva ari cyo cyaba igisubizo? Nge rero ngo kuko mbitekereza, bibayeho yuko umuntu asohotse abyaye hanze, ndagira ngo nkubaze we wasigaye mu rugo, ukaba warashoboye kuba waritwaye neza. Tuvugishe ukuri ntitubeshye, kuko umutima wawe njya mbabwira buri gihe, wabeshya jore, wabeshya umugabo wawe, wabeshya umugore wawe, ariko umutima wawe ntushobora kuwubeshya, n'Imana yawe ntushobora kuyibeshya. Ese urenda kumbwira ngo kuva uvuye mu nda y'umubyeyi wawe ni uwo mugabo wenyine uhuye nawe? Kuva uvuye mu nda y'umubyeyi wawe ni uwo mugore wenyine ahuye nawe? None se kuba warahuye nawe, warahuye n'undi, bikaba byarabaye ko muhura, ariko ukagira amahirwe wowe ntubyare, ntuhemuke, ntugibweho na wa musare, ntugibweho na cya kinegu. Ese kuki utumva yuko uko byakubayeho nawe ariko byamubayeho? Ubwo ho ndaganira na ba bandi, yewe hari n'abo tuzi b'abakristo nabo bibaho. Nje ndagira ngo rero nkubwire ngo turi abantu twambaye inyama n'amaraso, nta muntu n'umwe mbyifuriza, nkuko nanjye ntabyifuza ko byazambaho, kuko ni ikintu kigoye kibabaje. Ariko kandi
ndagira nganire nawe ngo niba we byarakubayeho ntubyare, uyu nguyu bikaba bimubayeho akabyara, kuki wumva yuko umwanzuro ari uko usenya urugo rwawe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, wowe wenda witwaye neza no kuva na mbere hose, nta wundi mugabo wigeze uhura nawe, nta n'undi mugore wigeze uhura nawe, uwashatse uwo washatse uri imanzi cyangwa uri isugi, nta kibazo kambyemere. Ariko bibayeho ko mugenzi wawe bigenze bityo, igisubizo urumva ari uko usenya urugo rwawe ukagenda? Urumva ari cyo gisubizo, ari wo mwanzuro ufite? Ibyo byose rero ikibitera, nzi neza ko ari itegeko ryo dufite mu gihugu cyacu, igihugu cyiza duhora dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, utuyoboye neza, utugenera ibyiza, utugira inama nziza. Ikibitere kizonze ababyeyi nta kindi gituma yumva ko kuva yaciwe inyuma agiye kugenda akabivamo, nta kindi. Umutima uragenda ukamuhagarara akavuga ati byarabaye, uwo mwana bagiye kuza, ikiri busubireho nuko ari buza agashaka ko ari buhabwe umugabane w'uyu mugabo, nuko cyane cyane umwana wabyawe n'umugabo hanze. Kuko wabyawe n'umugore hanze, umugabo arababara, Yesu nawe akaba yavuga ati tubivemo, ariko we nta nubwo agira wa mutima uhagaze ngo uriya mwana araje ashaka umugabane mu bintu naruhiye n'uyu mugore wanjye mwiza nishakiye nkunze, araje ajye kubyivangamo. Oya, we kuri icyo aratekanye kuko wa mwana afite kwase, nta kibazo. Ariko twebwe abagore umutima uratangira ukampagarara, nkavuga nti ibi bintu naruhiye nabiruhanye na papa Ganza, turabiruhira, twatangiye turi kuri 0, none tumaze kugira amazi 5 muri Kigali, tumaze kugira amazi 10 mu ntara, tumaze kugira amaduka 30, tumaze kugira konti irabyimbye, tumaze hanyuma uyu mwana uwo nyina atazi uko byatugoye niwe ugiye kuza ahabwe kimwe muri byo, ahabwe umugabane. Kandi namara kuwuhabwa, wa mugore wamubyaye nawe arabawubonyeho, kuko ntabwo wa mwana azagena ngo wicarane wenyine nyina yo kuwuryaho, na nyina azawuryaho, azawinjoyinga. Icyo nicyo kintu kigoranye cyane, kigoye abagore, kigatuma atari buryame, kigatuma atari businzira, akibaza ukuntu wa mwana agiye kuza akabona umugabane. Ku kintu cy'umugabane ndagira ngo mbabwire ngo wa mwana kubona umugabane ni ngombwa kubera itegeko ryashyizweho kandi ryiza rirengera abana bavutse gutyo. Kuko wa mwana ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo yigeze yandika urwandiko ngo asabe kuvuka kuri uwo mugore n'uwo mugabo kandi avukira hanze y'isezerano. Nawe byari kumubera kuvuka nk'abana bawe uko bavukiye mu isezerano, byari kumubera nawe yari kwitwa iryo zina rikamubera, atiswe irindi zina ry'uko yavutse hanze. Abandi babita ibinyendara, abandi babita amazina menshi atandukanye. Nawe yari kuberwa n'izina ryo kuvuga ko ise na nyina bashakanye babana, ntagire icyo cyasha kuri we, ntagire uwo musare kuri we, ntagire icyo kibazo kuri we. Ariko byabaye ngombwa, yaravutse. Rero kuva yaravutse ndagira ngo utangarize ngo wa mugabane arawukwiye 100%. Nta mpamvu yuko wakwicara ukumva uvuga uti kuki yaza akagabana kubera iki. Reka nkwibutse ngo aba bana bawe ntabwo bakoreye ibyo bintu, byakorewe nawe n'umugabo wawe, byakorewe nawe n'umugore wawe. Bariya bana ntabwo nabo babiruhiye, ni kimwe nuko n'uyu nawe atabiruhiye, ariko ni umugabane we. Imana yamugiriye neza, papa we agira ibyo bintu. Imana yamugiriye neza, imuha umugore mwiza nkawe, murafatanya, murabishaka. Ngereka mbabwire ngo numva icyo kitakabaye ikibazo, ahubwo twagasenza Imana. Niba byarakubaye ugasenga Imana ukavuga uti rero mwana byarabaye, narababaye, ntabwo nabyumva ko uyu mugabo yampemukira ari imbere ari na nyuma, ariko noho byarabaye. Mwumva jewe ahubwo hakabayeho ko usenga ukavuga uti rero mana, dore abana bari 6 none hiyongeyemo wa 7, tugwirize kugira ngo bana nibagabana inzu twateganije ko izatwarwa na buri mwana, haboneka inzu ya 7. Twiyemeje ko tuzubakira buri mwana inzu, haboneka inzu 7 kugira ngo n'uyu mwana nawe azabone umurage. Numva iryo sengesho twagasenze icyo gihe, numva iryo cyifuzo wakagize.
ariko ibyo byose uzabitekereza ari uko wasubiye inyuma, Imana ikakwibutsa ngo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Nta hantu nigeze nsoma, yenda muri bumfashe muri Bibiliya ngo nsome ngo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka mu gihe avutse ku bantu bashakanye byemewe n'amategeko ndetse n'Imana uko bikwiriye, mu nzira baciye mu nzira nzima. Hagarukira ngo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Niba mubizi ko hari aho hagarukira havuze ngo wa wundi wavutse mu isezerano, ariko wavutse hanze y'isezerano ntabwo ari umwandu uturuka ku Uwiteka, aho ndayamanitse ndabisabira n'imbabazi mu mbabarire nimuntera amabuye. Ubwo nanjye n'ubutamenya ndaza gusubirayo nsome neza. Ariko niba ijambo ribivuga gutyo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, byibuke yuko ashobora kuba yaravutse kubera impamvu. Ese urabizi ko ashobora kutazaza no kwaka uwo mugabane ariko akarenga akabaho? Ese ubundi kankubaze wowe byabayeho ukaba wumva umwanzuro wowe ufashe ngo ngiye ku divorcinga kugira duhita tugabana, uno mwana atarabizamo, amategeko atarabizamo, ngiye rwose, nagira ngo nkubaze, yenda shaka kubura umunyamahirwe, ababyeyi bawe bari bifite bakagusigira umurage, ariko nureba neza urasanga uwo murage niwe utumye ugeze aho ugeze uyu munsi. Nta zindi mbaraga, nta bundi bwenge, nta yandi majoro waraye udasinziriye, nta bindi wakoze kugira ngo uyu munsi ube ugeze aho ugeze. Icya kabiri, ese ntibishoboka ko wowe ubwawe wataye umutwe kubera icyo kintu? Ntibishoboka yuko ushobora kuba aho ugeze we n'umugabo wawe uyu munsi, aho ugeze we n'umugore wawe uyu munsi? Ntibishoboka yuko mushobora kuba mwarihinzemo imbaraga n'ubwenge na sleepless nights n'ibiki byose bikaba ari byo bitumye ugera aho ugeze? Hanyuma se niba Imana yaragufashije ukaba ugeze aho ugeze, nta mugabane wa so ushingiyeho, nta mugabane w'umubyeyi wawe uhereyeho, kucyumva ko uriya mwana adashobora kuzabaho with or without uwo mugabane? Reka mbabwire, nimwitse imitima, nimwitse imitima, wumve ko umwana kuba yaravutse ni impanuka ku mwana w'umuntu, niko tubyita, ni nayo mpamvu bitunanira kubyakira. Ariko reka mbabwire ngo ku Mana nta mpanuka yabaye. Imana yemeye ko avuka kubera impamvu, ahari yemeye ko avuka kugira ngo azakubere umunzane. Jore ko yajyaga agaragaza ko ari umukristo cyane, ko yagaragazaga yuko rwose akiranuka, ko yagaragazaga ko yihangana, ko yagaragazaga Imana ikantambika uwo mwana kugira ngo ipime kwizera kwanjye uko kungana, ipime kwihangana kwanjye uko kungana. Ese mwari muzi ko nta kintu kibaho Imana itashyigikiye ko kibaho? Mwari muzi ko nta kintu cyabaho Imana itemeye ko kibaho? Mwari muzi ko Yobu Satani yahoraga abungabunga ahari, ariko imbere y'uko Imana yemera ko Satani amukoraho? Mwari muzi ko Yobu yari amahoro? Nese yari amahoro kuko Satani atamuhigaga? Yari amahoro kuko atamucagaho se agahigima akababazwa n'ibyo atunze? Yari amahoro se kubera yuko ntabwo yari amahoro kubera ko Satani yabishimye cyangwa byishimiye? Yari amahoro kubera ko Imana yari itaramutanga. Turemeranya ko buri kintu kibaho kubera umugambi w'Imana. Ese none icyo cyaba ari test Imana iguhaye kugira ngo irebe ko ibyo bike yaguhaye uri bushobore kubikiranukiramo? Wamara kubimwima, wamara gusara, wamara kwahukana, wamara kudivorcinga, wa mwana akaza akajya hariya, utuntu tubiri two wasize kuko watwaye utundi tubiri, isi akaduheraho cyangwa bakanakena bakatugurisha, hanyuma ejo ukazasanga wa mwana Imana imugiriye neza, aratunze, aratunganiwe, wowe wamwimaga wa mugabane ugasanga ni wewe wasubiye inyuma. Ese ubwo wakwifata ute? Urumva wakwifata gute? Urumva wabyakira ute? Byanga bikunda umutima wawe wakurya, wagira rya jambo abazungu bajya bita had I known. Kandi niba hari ijambo ribi tuba dukwiye kurwana naryo, ni ijambo rivuga ngo had I known. Iyo nza kubimenya, iyo nza kubimenya uriya mwana ntabwo mba naramwimye uburenganzira bwe. Iyo nza kubimenya ntabwo mba naramwanze. Kandi barakabyara nk'abo ngabo bararangiza ugasanga Imana yabateganirije ibyiza, ugasanga Imana yabambitse umutima w'ubutwari, yabambitse umutima urenza amaso bya bindi byo yakorewe bibi, agaharanira cyane gushyira hamwe umuryango. Wa wundi wa mwanzi akari waharanira kurundarunda, wa wundi wa mwanzi akari waharanira kugirira neza, wa wundi wa mwanzi akari waharanira kugeza aho atanatekerezaga ko yakwigeza.
ese umutima wawe urumva uzapfa wibabariye biramutse bigenze bityo umwana akazaba hakabaho neza kandi mu by'ukuri wewe waratwawe nuko utifuza kabaho neza nuko utifuza nuko byarangiza bigasohora yuko abayeho neza bigasohora ko ari wuje akaba umwana muzima no kurenza umbabarire mbivuga gutyo no kurenza abo wabyaye mu nda cyangwa reka no kumwita muzima gusa bose ni bazima bose n'abana beza bafite discipline bafite uburere bafite buri kintu ariko reka mbabwira ngo umugisha utangwa n'Uwiteka ntawe ujya uwupima kandi ntabwo umugisha tubona ari uko twavutse mu isezerano no umugisha w'umuntu Imana yamugeneye mu nzira imwe cyangwa iyindi awugeraho uraza akawakira reba rero byasohoye ko wa mwana aje akari we munyamugisha kurenza abandi umutima wawe ntabwo uzapfa wibabariye nagira ngo nganire nawe mugore bishobora kuba byabaho cyangwa byarabayeho ukicara ukumva ko umugabo ari umugome ari umutindi kuko atakubwiye yaba yaravutse mbere yaba yaravutse aho hagati mu rugendo reka nkubwire ahari yenda ushobora kwibaza ko wanezerewe ushobora kwibaza ko atunganiwe ushobora kwibaza ko aryama agasinzira reka nkubwire birashoboka ko guhera umunsi nawe amenye ko wa mugore cyangwa wa mukobwa bahuye yamubyayeho umwana birashoboka ko nawe atakirya ngo bijye mu nda birashoboka ko atakiryama ngo ibitotsi bize birashoboka ko abayeho umutima wenda guturika birashoboka ko abayeho yifuza nkaho yahungira harabuze ntabwo nawe abayeho neza nshuti yanjye ntabwo nawe anezerewe byaramushyikiye ugira amahirwe wowe niba ubayeho gutyo Uwiteka akakurinda reka nkubwire nta bundi butwara umurusha ntabwo umurusha ubutware ntumurusha guhunga ntumurusha kwirinda umurusha umugisha Imana yaguhaye umurusha icyo Imana yakuvuzeho mbere y'uko uba n'urusoro mu nda ya mama wawe ikavuga iti uyu ndamwejeje mwereje kuzabaho ari umunaziri mwereje kuzabaho amesha icyubahiro Imana ikabigenza ityo ntabwo ari cyo urusha uwo mugabo ntabwo ari cyo urusha uwo mugore wowe bitabayeho shima Imana icya kabiri nakubwira haranira cyane kuba hafi ya mugenzi wawe ndagira ngo nkubwire we mugore rero we wumvaga ko byarangiye ushaka kugenda ese kuki utumva yuko agukunda kurenza uko akunda uriye kuki utumva ko ari impanuka yamuguyeho kuki utumva ko yenda byabaye ariko atabishaka kuki utumva ko naho yenda bari inshuti ariko kuki udakurura ibitekerezo byawe bikagutwara bikakubaza ngo ariko niki cyatumye babyarana yarangiza akarenga karijya ashaka icya kabiri niba yaranabyaye hagati mwarashakanye kurura cyane intekerezo zawe wibaze kubera iki yagiye akamubyaraho hanze ariko atamuzanye mu nzu no kubera iki ibyo bintu byose ubikweze wasoza umwereye imbuto umurundarunze nyuma y'uko ariko nawe urwara uzabanza urware ntitubibeshye nanjye bimbayeho mbabwiza ukuri ntaremba se nishyira heza nishyira ahangaha avuga ngo gejore ngo ntacyo byantwara ngo iki reka reka tuvugishe ukuri naremba nakubitwa nababara umutima wandya nabura ibitotsi nananirwa kurya ariko Imana yo kabyara insuye ikanyorohereza umutima ikanshoboza kubyakira ni ukuri wa mugabo namuba hafi wa mugore namuba hafi kubera iki ese ubundi niki kizagaragaza ko ndi umukristo nigeze gutanga ikiganiro rimwe ndabaza ngo niba nkubabaza ukambloka kuri telefoni yawe niba tuvugana ijambo ntirikunezeze ukambloka ese buriya bibaye ngombwa ko uko ducumuye ku Mana itubloka twabaho dute ntitwashira twashira Imana igiye kutubloka nk'uko umwana w'umuntu ahita arakara akabloka mugenzi we Imana igiye guhita irakara nk'uko warakaye ukaba ushaka gutandukana nawe nk'uko warakaye ukaba urara mu kindi cyumba nk'uko warakaye ukaba ufite byinshi byo wabrotse Imana itugenje nk'uko wagenjereje mugenzi wawe urumva wabahute inshuti z'Imana ni ukuri ibyabaye birababaje ntabwo nakwishyira heza ngo nanjye nabyakira vuba ariko icyo nasaba Imana ni ukumpa umutima ubyakira ni ukunsura ubwayo ikansura kugira ngo inshoboze kuko namaze kubyakira nibwo butsinzi
nk'uko Imana ibabarira ikibagirwa nakubabarira ishoboje nkakubabarira nkanabyibagirwa wa mwana nkamwakira ahari yabaje ari umugisha wacu wa mwana ashobora kuza ari umugisha w'uwo muryango nshuti y'umusaraba wikumva ko umwana aje ari burden umwana ivuka rye she or he is innocent n'umuziranenge nta ruhare yabigizemo yisanze yavutse kandi ndabibutsa ngo iyo ataba umwanda uturuka ku Uwiteka bari guhura bagakora ibyo bakoze kwa mwana ntavuke ntiyavemo umwana se tuyobewe abashakanye bakamara n'imyaka bakaba bataratwita nuko se babana Imana ibanga nuko se ibona yuko babyaye batanezerwa ariko ni ukuvuga ngo buri kintu n'igihe cyacu wa mwana yavutse hariya kuko ariko Imana yabihisemo n'aba nabo bazatinda ariko bazabona uwabo kuko ariko Imana igihe cy'Imana iyo cyageze niyo wakwepa abagabo igihumbi nibaza ko byanga bikunda tu wagira utyo ukamubya kuva ariko Imana yabiteganije sinzi abantu bazi Bibiliya cyane kundusha sinzi ko bashobora kumfasha bakambwira ngo umwana uvutse hanze y'isezerano ntabwo ari umwanda uturutse ku Uwiteka sinzi ko bashaka yego birashoboka ko nakwisuka mu kaga ubwanjye ariko ndibaza ko ntabwo ari itegeko ngo wa mwana azahavuka rero byarabaye Ishimayeli akavuka ni ukuri ndabasabye ngo wifata yuko umwanzuro ari ugusenya njye nakubwira ngo Satani niwe urimo ukubwira ngo senya impamvu abikumvisha nawe ukabyumva Satani nta rugo yigeze Satani nta sezerano afite yuko azagira urugo iyo uza kumenya yuko impamvu atashatse uriya ari uko Imana ariko yakugeneye ko ushakana nawe mugore mwiza cyangwa mugabo mwiza wavuga uti kama mbaya turakomezanyije ugasaba Imana imbaraga ziguha gukomera ukihangana byashoboka cyane rero wa mwana ndabinginze ngo mwimurejectinga mwimwigizayo mwimuha umutima mubi mwimuzongo ubwanyu mwarazonzo n'umwana mugiye kumuzonga oya nimufata umwanya mujye imbere y'Imana wowe utaramenya Imana niyo mpamvu wumva ari ikintu gikomeye cyarutwa nuko wiyica niyo mpamvu wumva ari ikintu gikomeye kirutwa nuko wa divorcing niwemerera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ni ukuri umutima uraza koroha worohe wumve wakiriye wa mwana icya kabiri niba warakijijwe menya ngo icyo ni ikigeragezo cyakugereye mwene data gerageza uko ushoboye ujya imbere y'Imana wibwira uti data we natewe hari urwobo numva nicayemo kurwikuramo birangoye ndumva ntashoboye kuva muri iki cyobo ndumva nta n'intambwe natera ndumva nta n'ijwi ritabaza uwakinkuramo ntaryo mfite ndumva narangiye ni ukuri data iyo umwemereye araza akagukura muri uriya rwobo iyo data umubwiye uti I surrender all to you ni ukuri Imana irebera ayo maboko n'umutima nayo igahaguruka ikagira uko kugenzereza rero ni ukuri kubw'ubuntu bw'Imana ndabinginze ngo murebe uko mwabigenza ariko wirinde icyatuma kikubwira ngo va mu rugo impamvu atazanye uriya mu rugo ntabwo ari uko bitari kumuryohera nawe uwo mugore ngo yubake nk'uko wubatse ariko siko Imana yabigennye fata rero kurya rigeno ry'Imana kuba uri kumwe nawe kiretse niba Imana imaze kugusura kenshi ikakubwira ngo n'ubundi nubwo ubana n'uyu mugabo nubwo ubana n'uyu mugore ko si uwawe aho ngaho ariko niba utarumva iyo message wowe kabyara jya imbere y'Imana witakambira ubwire uti ndaremerewe ikintu nahuye nacyo kindushije imbaraga kirandemerereye ntabara izagutabara rero Uwiteka atugirire neza ni Pastor Jolly uko mubimenyereye Mama Ganza se nandi mazina menshi niyo nama nagira ngo uyu munsi mbagire mbabwire ngo wowe byabayeho komera kandi uhamagara Imana ishobora byose iri bugukure muri ako kangaratete igira uko iguhindurira amateka iguhindurira imyumvire iraguhindura imyumvire iguhe kugukomeza igukomeze kandi irangiza ikumvishe ko mwana ari umwanda uturuka ku Uwiteka ikumvishe ko kuba uri kumwe n'uwo mugabo cyangwa uwo mugore ari igeno ryayo ikumvishe yuko nta mwana ashobora kuza akakubera umugisha kurenza n'abo wabyaye mu nda ikumvishe yuko hari impamvu byabaye gutyo Uwiteka abaha umugisha data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro turagushimye kubw'iyi topic cyangwa inyigisho y'uyu munsi wahitiyemo ubwoko bwawe
mwamahari hari uwo wabonye usanga ari mu kibazo gikomeye, ari mu dilema, atazi icyo yakora, atazi uko yabigenza. Mwamuhitamo gutanga iki kiganiro kugira ngo ahari yenda hari icyo cyamuhindurira ku buzima bwe. Ndakwinginze ngo usange uwo mugabo ushobora kuba uri mu bihe nk'ibi, usange uwo mugore ushobora kuba uri mu bihe nk'ibi. Erega ari uwabyaye hanze nta mahoro afite, arababaye, abuze amahoro, ashobora no kuza akabirinda mugenzi we atari uko ari umugome, ahubwo arinda kubabaza umutima w'umukunzi we. Uwazi ngo nibwo yawurinze mugenzi we hazabimenyera akaribwa ashenguka. Ahari se yenda yanabimubwiye mbere atanguranwa kugira ngo hatazagira uza akabwira umugabo we ngo umugore we yabyaye umwana amusigaha, cyangwa umugabo yabyaye umwana amusigaha. Wera wa Isiraheli ndakwinginze kugira ngo ubasanga ubaganirize mu nzozi, mu magambo, bahure n'ibiganiro nk'ibi, bahure n'inshuti nyashuti nzima zabagira inama nzima, bahure nawe mu nzira izo arizo zose, mu nzozi, ku muntu, ku biganiro nk'ibi, aho ucishije igisubizo mwana. Twebweho ntihaturebe, icyo dusaba nk'Imana tukakwinginga no kubasanga ugahumuriza imitima yabo. Ari uwo byabayeho muhumurize, ari umugore cyangwa umugabo baciye inyuma muhumurize, kandi ikiruta byose mwana bahe gusobanukirwa, kuko iyo bamaze gusobanukirwa bakamenya ukuri nako kurababatura. Rero umwami w'abami basange, kandi ni ukuri data ubahindurire amateka, wose musubize mu nzu ye. Satani arashaka kumukura mu rugo rwe, ababajwe nuko ari mu rugo rwe, ntarwo yigeze, ntarwo azigera agira. Arimo arabateraniriza ku mwana kuko ntawe yigeze, nta n'uwazigera agira. Ndakwinjiza kugira ngo basange nk'Imana yabo, batabare, bazagire rimwe bahagarare bashime Imana ishobora byose yabatabaye mu gihe nk'iki. Ni wowe wenyine wabishobora, kuko urwo n'urwobo barimo, ari uwabikoze rurimo, ari uwabikorewe rurimo. Mwami ndakwinjiza kugira ngo batabare, ari na wa mwana abimenye nawe rurimo, kuko arababaye yuko adakunzwe, atanifuzwa. Ndetse hari n'abari muri iyo dilema batari nashuwa ko uwo mwana ari uwabo. Umwami w'abami bafungure ku maso, DNA zaraje babikore. Nasanga ari uwe kandi muhe kumwakira, ari umugabo amwakira, ari umugore amwakira, uwo ari we wese waba warahemukiwe muhe umutima ubabarira. Niwe wabishobora, mu izina rya Yesu, amen.